Hari abantu bafite ubuzima bwiza ariko bakabwangiza bitewe no kureba ubuzima bw'abandi. Hari umusore wari ufite progress nziza, buhoro buhoro yagendaga atera imbere, yagendaga yiga, yagendaga yubaka ubuzima bwe, yari yishimye cyane. Ariko ibintu byahindutse igihe yatangiye kureba iby'abandi, kureba imitungo abandi bafite, amafaranga berekana, ubuzima abandi bashyira kuri online. Buhoro buhoro yatangiriye aho ngaho kwiyanga, gucika intege, kubona ubuzima bwe nk'ubutariho values. Ikibazo suko ntacyo yari afite, ikibazo nuko yahoraga areba ibyo adafite. Ukuri gukomeye nuko nguko, iyo uhora wigereranya n'abandi ntuzigera ubona progress yawe. Kubera iki? Kubera ko buri muntu afite igihe cye, urugendo rwe n'ibibazo bye utabona. Icyo ureba kuri Instagram uyu munsi ni highlight reel, icyo ubona buri munsi ni behind the session. Niba rero ushaka kureba ejo hawe hazaza, banza urebe ejo wize amasaha angahe, ejo winjije angahe, ese ubuzima bwawe buri kuba beta kurusha uno munsi. Aho niho gupima ubuzima bwawe wowe n'ejo hazaza bigomba guhera. Wumve ibi, ureke ibinyoma. Ubuzima bwawe ntibupimwa n'ibyo abandi bafite, bupimwa nuko uri kuba beta kurusha ejo. Ese wowe igereranya ubuzima bwawe n'iki? Be honest. Niba nawe wagwaga mu mutego wa comparison cyangwa uburimo, andika muri komenti nayisenye uyu munsi. Iyi ni Benados Diary.